none ndongera kubibutsa ko tugomba gufata aka gakayi kacu tugakomeza ku ngazi ya 10 kugera ku ya 12, ariko nongera kubibutsa aho twatangiriye twabonye ko ingazi ya mbere ari ukwimenya, ari nayo nkingi ya mwamba. Iya kabiri akaba ari ukugira igitekerezo cya business. Iya gatatu akaba ari gukora ubushakashatsi ku isoko rigendanye na business wahisemo. Iya kane akaba ari gukora igenamigambi rya business yawe. Iya gatanu akaba ari kugena imiterere ya business yawe, ndetse iya gatandatu akaba ari gushaka izina rya business. Iya karindwi akaba ari kwiyandikisha business yawe. Iya munani akaba ari gushaka uburenganzira bwo gukora business. Iya cyenda akaba ari gushaka tin number. Ese muratekereza uyu munsi tugiye gukomeza nizihe ngazi? Ntago dutinda. Iya 10 ni ugushaka konti ya business yawe. Hano tubabwira ko buri muntu ufite business ntago bagomba kuvanga konti ziri personal cyangwa se z'umuntu ku giti cyiwe ndetse n'iya business akora. Ibi icyo tubivugira bidufasha kuba twamenya ese amafaranga yinjiye muri business nayatandukanye gute n'ayanjye nkoresha ku giti cyanjye. Tunabibutsa ko buri amafaranga wasize muri business nta hantu abahuriye n'amafaranga yawe ukoresha mu buzima bwa buri munsi, kuko yo abafite icyo wayageneye kandi nayo ukoresha mu buzima bwa buri munsi bufite icyo wayageneye. No kuvuga ushaka konti ya business azajya acaho amafaranga ya business ndetse hagacaho na wenda nayo wasohoye, gutyo ibyo bizagufasha kumenya imikorere cyangwa se imikoreshereze y'amafaranga ya business. Ku ngazi ya 10 na turababwira ko ya 11 turababwira ko ari ugutangira kwegeranya igishoro cya business. Hari aho twabonye ko mbere y'uko ushaka business ubanza no gushaka ese imiterere ya business yanjye izaba imeze gute, amafaranga nzayakura he. Ushobora kuba waratekereje ko amafaranga uzayakura ku giti cyawe, ubwo ni muri cya gihe ushobora kuba warasevinze se amafaranga ukazagera ku gishoro, cyangwa se ukaba waratekereje ko iyo business uzayikorana n'abantu runaka, ari byo twita partnership. Ukaba watangira kubabwira uti mwegeranye amafaranga yo kuba twatangira gukoresha, cyangwa se ukaba watekereje ko iyo business azaba ari koperative. Aho naho ushobora kuba wababwira bagatangira kwegeranya cyangwa se gukusanya igishoro cy'iyo business. Hanyuma ku ngazi ya 12 udusanga hari gukora budget ya business yawe. Like nimba uvuze ngo business yanjye izaba ifite amafaranga runaka, tuzatanya n'amafaranga runaka, tuzagura ibikoresho runaka, wenda intebe, ikise, gukodesha, kuba watangira kurangura, ibi byose uzabikora muri budget ya business ugiye gutangira. Uyu munsi tukaba dusubikiye ku ngazi ya 12, tukaba tuzakomeza twenda kugerayo. Ni muhumure. Muraho neza bakunzi bacu. Uyu muri kumwe na none ni Miss Adi. Twabagereye muri Home Golden White, twasanze bafite igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangijwe n'isabune zisanzwe. Twasanze bafite isabune yo koga nziza yitwa Yellow Body Soap. Iyi ni isabune yo itanga igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangizeho ingaruka n'isabune boga zisanzwe za gifura n'ibindi. Iyi ni isabune y'amazi idufasha kugira uruhu rwacu rugahehera neza. Isabune rero wayibona nawe ni yawe, iragukwiriye kandi irakubereye. Hamwe na Home Golden White wayihambangara kuri ya nimero iri kuri screen yawe bakayikugezaho aho waba uri hose mu gihugu. Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda. Use Yellow Body Soap every day. Isabune nziza, uruhu rwawe ruhehereye. Na Home Golden White hamagara 078 19 18 540.